mbifitiye gihamya bitya amakuru yama nkayifashisha mutera n'ubwoba cyangwa se mukurama amakuru ahamye yo kugira ngo umwereke gihamya cyuzuye cy'ukiyo mitungo ihari ariko sina Kirori ndakubohoye kuko aho wayashyize heshi narahabona n'ibiraha abamotari uribuka nkusanga mu rugo mukunda tukunda ibiraha n'indo byanga ibiraha nare wese urisha moto yakubera ibiraha wese ubisubiza inyuma kumumagaye none hasa none nta kibazo ariko ndabona usigaye ukeye si fresh asigaye ese Bruno wowe iyo udafite utugambo nta nubwo nsura cyokoze umva ngukoreye ikosora harahiye koko kweretse ubuzima bwacu bw'ini Kigali kugira ngo umwami Imana z'ububemo Kirane gikize kandi gicucu yakikupiti mwa by'umutwe tuyajya mu mutwe tachi yanjye yaje telefone yaje gitwa amakuru se ko twaburanye mva ni meza wari wariburishije ari ukumbuye cyane nabyutse nahibikanye ngo uraza kunsura ego ku mwana yanjye ntubibona se ubu ngubu umva naje handi mwabaga umva barambwira ngo mwarimutse ariko ntago bazanumwimukiye nuko kudurubona barashakiye nyine nahandi urabona ko ameze neza cyane biragaragara naho ndi nyine birahuza none se meruka turangiza kwiga sogondere wakomereje kaminuza nahise mbona bourse yo muri Canada byiza nuko njyewe nyine sigaye niga kuri Erika hamwe n'uyu muhambo nyine ngo niwe twigana kuri Erika what ese niyo mpamvu yarigirishishwa amasoni ntabwo yakubwiye se ko ari shere wanjye ariko nyine ntabwo bimeze neza niyo mpamvu yatunguwe oh my god ndimbwira rero shanye n'ubu natunguwe nabambwiraga none se hari ahandi twagiye ya ubu nabuze icyo mvuga seriously shere wanjye ariko ntabwo nyine bimeze neza mu rukundo nyine yari yabonye nyine akandi kuki nyine keza kundenza niyo mpamvu mbona cyamanjira soni zamwishe ariko meze neza nta kibazo yebwe ni wowe uri mu bifuto ubwo wigize gutya kuva na kera se hari amafoto wigeze umbonamo ariko byakunda ko ubu ngubu wabugira tutareka tuve mu bintu by'amagambo nyine kunyweraho agafanta umva urakibuka icyo nkunda cyakora cheers wikunda cyane ese kuri kwitsa imitima mani byamucanze njyewe rero kambe ngiye mu cyumba hari akantu ngiye kureba ndaje byo mu cyumba ni ibya kera wowe ushatse waza tukanajyana ukarara mu cyumba ukuru ndaje yigo uriya nyine ni shere wanjye ni ukuri ndaje umbwire senti ndaje unyibwire baragiye bansiza hano njyenyine Cynthia ntabwo bikimeze neza ariko nanjye ikintu ngiye gukora ni kimwe ubu nanjye ni ukuzajya mbahemukira ubwo se nanjye telefone yiwe uzayibona mbajije
Vincent banguka sha. hanze reka nze. ntabwo mutinze mutinze mugeze vuba Ko mbona uri n'akamwenyu. sha nyine ni ukuri mwateguye fanta iryoshye cyane ni ukuri ahubwo si ubu wayiguriye he wayiguriye na komati twayiguriye hariya muri simba nyine shaka arakonje kameze neza cyane rega mbanze ibyo ukunda wabaye mwiza cyane ahubwo nyine duherukana Ntimundishe ubusurira mani oya. Ibyo guherukana oya rwose. ndetse nubizi rega abantu badaheruka urega yuko hamba nyine uzamusure wenyine ndishwe reka si ibindi byakongera ntabwo byavamo umva sheri reka dutahe sibyo nk'ubusese twe dufite akandi kagahunda dada agiye kutugurira inkoko kandi atangiye kumpamagara kanzana agatelefone nyine hariya mu cyumba mbaherekeze urabona umwana witesheje kandi ubwo ni bwa buraya bwawe sha nyine ni ibintu it's long story sente tango telefone yanjye nayiguze iri he nayo size aho ngaho mu ntebera oya ntayo ntayirimo ntabwo yitwara mu cyumba kumenya se telefone ko maze nyifite aho ngaho igiye he reka nguhamagare ntabwo ishobora kuba iri hano rwose nta handi nayisize telefone isize hano rwose nta handi nayisize kanguhamagare sibyo se koko nyine bro namuhamagara kambura nari bumerere nabi genda arasigara ayishaka niyo honte oya reka nze muhamagare ihamagare twumve nayo nayisize oya reka tubanze tumufashe reka tubanze tuyihamagara ariko tukaguhamagara si ya nimero yawe usanzwe muhamagare nuko telefone yanjye nari nyifitemo hano nta nubwo ngeze ngera hano mu cyumba ntabwo nayijyanye nayisize hano wait tubanze tubone telefone uri kuyumva isoni njye ndi kuyumva hehera ndi kumva nazana iri gusoma hambu iyi telefone yagezemo hano gute wenda wasanga ari smart telefone yanjye ari kumva ahantu iri gusomera abashitsi se waje ryari baje kumusura none mugenzi we telefone ye irasonera ahantu nazi biravuye bite ibaze vure ibi ni ibicurimo si hambu umuntu nka sheri wanjye koko telefone yawe none se yagezemo aho ngaho gute wasanga ese iyi phone wayifashe ryari koko sheri wanjye umuntu wahoze ari se sheri sister wanjye usigara n'abajura muri uru rugo ntabwo yari sheri wanjye atari umujura ariko reba ukuntu ese buri wageze hano ryari none se sumaku ishobora kuza wenda sumaku hano se nashakaga kuba nyibitse oya gahoro mani gahoro mujyane gake isumaku mureke bro mwihore isumaku wibika se telefone bayibika aho ngaho haya ujya mujyane bro mubabarire isumaku please bayite bayite nakunda nyiriwe muri aho ndetse ngo uri umuturanyi mushyashya twungutse ni jye wimukiye mwimukiye hano ni byiza ko wicaye hano se nakomanze nimba batarimo sinzi ni ukuri nakomanze ubu ngubu ntegereje ko mva hari wasohoka ngo nkinguriye nta rufunguzo umunsi najyanye iyo ubahamagara se kuri telefone yanjye barayibye aho byihorere barayibye umumotari aherutse kuyicapurira ariruka uzi rero reka nkubwire mfite umuganga hariya witwa dogiteri Sacyano hazaritse nkakujyanayo abantu bagucapura telefone ko bazikugarurira hano mu rugo ego arakora pe ubu telefone yanjye batwaye ndakubwiza ukuri arakora ubu nakujyana kuri uwo mudogiteri akahita akuzanira neza telefone yawe akazayizana uwo muganga yabigukorera telefone yawe ikarara igeze hano umva telefone ibyo bintu ngiye sinjya mbyizera ko bibaho yabyizera ahubwo se naguciye mu ijambo uri umumama uri umukobwa bimeze bite ese ko cyumbajije icyo kibazo reka tuba dufite isoni narebye ndafana wakubaza
wantaganira n'umuntu mbizi kuko hari iyindi shodero nawe yagukinira nabyo bikagendera rimwe utari kukuzanira telefone ndasura nari impeta nambaye ndi umukobwa yego ufite umugabo se oya nta fiyanse ufite ego mana uri umukobwa mwiza gutya reka se gushakira abahungu bubu nimbuka na sose mubwiye uwo muntu wancapuye telefone yanjye akiruka nka ari umusore ndakubwira ukuntu biri bugende mu minota 0 ahita gukorera umuti ukahita ubona umuhungu w'umudiyasipora we akahita akabikora neza umva wazangurira ubukwe bukaba ego na telefone yawe bakayizana n'ubukwe bukaba n'umugabo mwiza bibi iyo nama niyo nukuri waretse se kugeza ubundi tugende twigendere umva baraba bankingurira reka baraza n'ukuri Claude karibu urisanga mwakoze kunyakira nanyuze kuri Facebook usanga kampani yanyu yitwa Ticumi ifasha abantu bafite ibibazo mukabagira inama nanjye ndabo bivuga ngo yuko nza bitewe n'ikibazo ufite ngo nanjye mungire inama ni byiza Claude watubwira noneho tuganire nicyo tubereyeho mu Rwanda mfite umukunzi wanjye sinzi nimba ariko n'abandi bakundana ariko ngiye ukuntu dukundana mbona ngiye bimbangamiye rimwe na rimwe ansaba amafaranga akanyaka umwanya mu gihe ntawufite kandi ibyo ngibyo ntabikoze ngo nkore ibyo ashaka biramubabaza cyane nakomeje nibaza ikintu nakora bitewe n'ubwo rukundo dufitanye ndakibura no mpamvu nagombaga kuza aha ngaha wenda ngo mukangira inama mu buryo njye nabigenza kugira ngo dukomeze tugendane neza ariko urukundo urabizi ko atari amafaranga we nibyo bashaka none se Claude tugiye mu mizi burya biba byiza kugira ngo tumenye impamvu uwo mukobwa mwamenye gute umukobwa twahuriye muri boîte nagiye kubyina muri boîte nagiye kubyina niho twahuriye naho twakundaniye uzi wabo yarahandangiye ariko ntaho nzi none se wifuza wowe umugore umeze ute muri rusange nifuza umugore usenga ku buryo wenda mu gihe cyo nitubyarana azigisha abana banjye imico myiza nawe wahoze usenga ariko nahoze nsenga ariko mumenyana urukundo rwatangiriye mu kabari rwatangiriye mu kabari umva rero Claude ntumbwiye ko umukobwa mwahuriye ku kabyiniro twahuriye mu kabyiniro kandi ukambwira ko wifuza umugore usenga cyane rwose inama nka Ticumi rero kugira ni uko ukwiriye gusenga ukagarukira ku Imana urumva baravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'iki n'Imana ndibaza cyangwa nizera ntashidikanya ko uwo mukobwa mwahuriye mu kabyiniro ntabwo ashobora kukubakira Imana itahabaye iherere usenge urumva uhindure imico koro ntuhembwa amafaranga ariko ugasanga uyapfusha ubusa bitewe n'inzoga yego mishini hagende ukwiriye rero kwisubiraho nawe ukwiriye kuba umugabo usenga nk'uko wifuza abana umugore wawe ngo azaba umugore wigisha abana gusenga nawe ukwiriye kuba umugabo uzigisha abana bawe kugira gute gusenga genda wisuzume usubire ku Mana ujye gusenga uterane ureke ibyo gushakira abakunzi mu makarabu ntabwo ari nziza hari igihe bazahakubitira icupa mu mutwe usange barawumenye uzubaka urugo nta mutwe ugira barawujanjuye ibyo ni ibibazo Claude uri umusore mwiza ukwiriye gukunda Imana kandi kuba ugezeho n'Imana ihakugejeje urumva genda tuzajya dukomeza tuvugane ikibazo cyangwa imbogamizi uzajya ugira mu rugendo rwo kugarukira Imana ndetse no gushaka umukunzi wawe muzabana karamata uzajya umbwira nzakubwira ariko Imana niyo byose ishobora byose n'izagushoboza nakoze kungira nawe sawa cyane urakoze ubwo contact yanjye urayifite twahoze tuvugana uzajya umpamagara nta kibazo aha ni nko mu rugo isaha n'isaha mba mpari niteguye kugira abantu inama ni hano dukorera wabonye murakoze sawa mbega urubyiruko rw'ubu
amakarabu ngo bahashakira abagore ni Imana yonyine ikwiriye gutabara ariko nka tiki icyo ngomba guharanira ni ukugira abantu inama babo urubyiruko b'abantu bakuze bakaba abantu bazima kandi bafite indangagaciro zo kubaha Imana. urasa neza shaho uko wagira ngo ni ukuri kw'Imana nta akantu wambaye ni keza wambaye n'uturinete twiza mbese urakeye filime uba wambaye wateguye uyu ni uri kumamagara ndetse numva uno muntu we umeze ute uri kwa muganga se ko nshaka kuza gusura mukecuru ngo ndebe ko ameze okay sawa reka mfate umumotari ubwo njya kuhagera ndakuvugisha. Okay, sawa baby. Sawa yo cyuki. Umuntu twavuganaga twe dufitanye gahunda nyine. Okay, usanga bamwe. Ni ibisanzwe nyine tu. Ndarota cyangwa nagari wowe warumbwiye ngo wari uri ku bitaro. Muraziranye. Abakobwa bataye umutwe banza umbwira uyu muhungu muri kumwe n'uwo. Ariko ndafitanye nawe. Woranze. Bibi na gahunda dufitanye. Kurira ku bitaro. Je umusheri wanje noyo nguyu wenda n'ahantu hose. Ahantu hose twigende. Wanzimbuje uduhungu kutunyagiza umutungu kubita uranze cyangwa nyibese Jessica umva ndeba neza Jessica sheri wanje ni wowe Jessica sheri wanje apana nitwa Shumureta wanyibeshye Shumureta wapi rwose ntabwo nitwa Jessica bibereye abakobwa b'iki uriya mukobwa twari dufitanye gahunda yo kurya kumureba kwa muganga ari kumwe na mukecuru ngo ndebe ukuntu ameze none ndebera duhuriye muri karitsiye ari kumwe n'abandi bahungu namuguriye voka namuguriye na pomo ibintu byose ariko ntabwo abakobwa b'iki gihe ariko reka nkwereke ntabwo naviramo aho nanjye amafaranga ze yanjye apfa ubusa uriya mukobwa azansobanurira iki koko ngo ntabwo ari we ngo ntabwo ari sheri wanjye reba buriya buhungu bw'amadirede Ni